Murakoze cyane. Umushinga wanjye ni igiceri program. Uyu ni umushinga washyizwe hanze na leta mu mwaka wa 2014 mu kwa 11. Ni umushinga leta yashishikarizaga abaturarwanda cyane ku bagore kwizigamira. Buryo ko umuntu mubona siko ari. Hari benshi bibwira ko bakuzi nyamara batakuzi neza. Hari abagira bati turamuzi neza, abandi bati oya mumuzi igice. Mu buzima bw'umuntu habamo impande ebyiri, uruhande rw'urumuri n'uruhande rw'igicucu, cyangwa se ibyo twakwita uruhande rubi n'uruhande rwiza. Niyo mpamvu abahanga badusaba kudahita dushyira umuntu mu rubanza bitewe n'ibyo tumubonyeho cyangwa se bitewe n'ibyo tubonye akora, kuko ushobora kuba ubona urumuri ruke rw'umwijima nyamara mu mutima we harimo izuba rirabagirana. Akenshi iyo abantu babonye uruhande rubi rw'umuntu bahita bamwanga ako kanya ntacyo bapfuye. Aha byerekana ko batareba kure, ntibamenya ko hari n'urundi ruhande rwiza afite rushobora kandi kurusha kure urwo ruhande rubi afite. Ni nako byagenze ku mukobwa tugiye kukubwiraho bimwe mu bigwi bye n'amateka ye, umwari witwa Miss Muheto, kuko uko bamwumva siko ari, ibyo bamuziho si ibyo akora. Bamwe bamubonye imbere bamucira urubanza, ntibigeze kumenya indiba y'umutima we wuje neza. Mu maso ye haboneka ubwiza, ariko imbere hihishe ubundi ubwiza bw'imuwe n'urukundo. Ntabwo avugwa mu magambo gusa. Muheto abatamuzi baramubarirwa. Si uwo mwibwira, si n'ibihuha mwahuye nabyo, ahubwo n'umwana w'umutima usakaza urumuri mu batindi, ufasha abakene n'imfubyi, atizigama ku byo afite, yitangira inshuti n'abanzi, ntiyita ku cyo uri cyo. Uyu yaciriwe urubanza n'amaso, ariko umutima we urera, wuje imbaraga, wuje imbabazi n'ubuntu, wumva abandi bose nk'abavandimwe. Nimureke guca intege umwana, kuko inganzo ye izabyara imbuto. Azahora ari icyitegererezo ku Rwanda n'urubyiruko rwose. Ikaze mu kiganiro cyacu cya none, twaba tugiye kugaruka kuri Miss Rwanda 2022 Nshuti Muheto Divine. Abenshi bakunze kumucira urubanza bagaruka kuri byinshi byamuvuzweho bitari byiza. Nge nitwa Justin Mind Harerimana, iyi ni Taratibu TV. Ko bihari, niyo mpamvu navuze ko nzahera no kuri iyo myaka, kuko iyo ukuze wigishwa ikintu ugikura wumva ari nk'umuco wawe. Nk'abantu bakura bumva bigishwa gusenga, abantu bakura biga kubyina amaraba, bakura bumva ko ari umuco, baba bishimye bakabyina, bababaye bagasenga. So ni ibintu ukura wumva ari Divine Muheto, benshi bazi nka Miss Muheto Divine, yavukiye mu Rwanda ku itariki ya 21 Ukuboza 2003. Ni umwe mu bakobwa b'u Rwanda bagiye bagaragara nk'intangarugero mu kwitinyuka, kugira intege no gukoresha amahirwe aboneka mu buryo bwo guteza imbere abandi. Amashuri yize, Muheto yize mu ishuri ry'abakobwa rya Fega School Gahini riherereye mu karere ka Kayonza, aho yize ishami rya Mathematics, Economics and Geography mu mine nege. Ni umunyeshuri wakunze kugaragaza ubushake bwo kwiga no guhanga udushya. Nyuma yo kwegukana ikamba rya Miss Rwanda, yasubiye muri iri shuri ku rwego rwo gukangurira urubyiruko gahunda yo kuzigama no gucunga umutungo neza. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye, Muheto Divine yinjiye mu irushanwa rya Miss Rwanda 2022, akaba yarahagarariye intara y'Uburengerazuba. Yitwaye neza mu byiciro byose by'irushanwa, amarushanwa y'impano, ibiganiro n'ibindi biganiro byagaragaje ubushobozi bwo gutekereza byagutse. Ku myaka ya 19 gusa yegukanye ikamba nk'umukobwa wa mbere w'ubwiza n'ubuhanga mu gihugu. Ibi byamuha amahirwe yo guhagararira u Rwanda mu irushanwa rya Miss World. Kwegukana ikamba byahinduye ubuzima bwa Muheto. Yahawe imodoka nshya ya Hyundai, amafaranga yo kumufasha gushyira mu bikorwa umushinga we, ndetse anahabwa inkunga n'abandi bafatanyabikorwa. Mu mishinga ye yahisemo kwibanda ku gukangurira urubyiruko kuzigama no gucunga umutungo neza. Yasuye amashuri menshi aganira n'urubyiruko. Yagiye ashimangira ko kuba Miss atari ukwicara ku ntebe y'icyubahiro gusa, ahubwo ari ugukoresha ayo mahirwe mu bikorwa bifite akamaro rusange. Ibibazo yahuye nabyo mu mategeko, nubwo yabaye icyitegererezo, Muheto yaje kugaragara mu bibazo byo mu mategeko. Mu Kwakira 2024 yashinjwaga ibyaha byo gutwara imodoka nta ruhushya, gusinda mu gihe atwaye no guhunga aho impanuka yabereye. Polisi yemeje impanuka yabereye i Nyakabanda muri Kicukiro, aho imodoka yangije igiti cya pasiparumu n'ibindi bikorwa remezo. Ibizamini byagaragaje ko yari yanyweye inzoga zirengeje igipimo.
urukiko rwa Kicukiro rwamuhaye igihano cy'amezi 3 gisubitswe, bivuze ko atazafungwa. Cyamuhaye igihano cy'amezi 3 baragisubika, icyo gihe byari bivuze ko atazafungwa kereka aramutse yongeye gukora ikosa nk'iryo mu gihe cy'umwaka umwe. Yanategetswe kandi kwishyura amande y'ibihumbi 190, imyitwarire n'imbogamizi. Muheto yemeye bimwe mu byaha aregwa, anasabira imbabazi imbere y'urukiko, yerekana ko yarataribanda ku kwirengagiza amategeko, ahubwo ari amakosa y'urubyiruko ashobora gukosorwa. Ibi byatumye bamwe bamucira urubanza, abandi bamugaragariza imbabazi no kumushyigikira. Uduhigo n'iby'ingenzi byamugize icyitegererezo. Aha niho havuga ikibazo kigira giti ntugacire umuntu urubanza ngo mwumve uruhande rwe rumwe utari wamenya ibyiza yakoze. Hari uduhigo n'iby'ingenzi byamugize icyitegererezo: gukangurira urubyiruko gahunda yo kuzigama. Niwe wabaye Miss Rwanda wa mbere wagize umushinga ujyanye no gucunga neza umutungo. Ibyo byatumye benshi bamubonamo icyitegererezo. Nanone kandi kuba icyitegererezo mu myitwarire. Nubwo yagize ibibazo, yakomeje kwiyumvamo icyizere no kugaragaza ubushake bwo gukosora amakosa. Nanone kandi yagiye afasha abatishoboye. Yakunze kugaragara mu bikorwa by'ubugiraneza, aho yitabiraga gusura abana n'urubyiruko bakeneye ubufasha, kumenyekanisha u Rwanda mu ruhando mpuzamahanga. Kuba yaratoranyijwe muri Miss World byamuhaye amahirwe yo kumenyekanisha igihugu cye. Miss Muheto nk'uko twabikubwiye yegukanye imodoka nshya ya Hyundai nk'igihembo gikuru cya Miss Rwanda. Nanone kandi yagenewe amafaranga ya buri kwezi facilitation asaga ibihumbi 800 by'amafaranga y'u Rwanda mu gihe cy'umwaka wose yari Miss. Yagenewe kandi inkunga y'abafatanyabikorwa nka Africa Improvement Fund mu gushyira mu bikorwa umushinga we. Ibindi bihembo byihariye mu marushanwa birimo Miss Popularity, bisobanuye ko yabaye Miss Rwanda akaba na Miss Popularity. Icy'urubyiruko rwamwigiraho: amateka ya Muheto Divine yigisha ko ubwiza bugira agaciro iyo buherekejwe n'ubwenge ndetse n'imishinga ifitiye abandi akamaro. Guhura n'imbogamizi ntibikuraho kuba icyitegererezo, ahubwo kwihana no gukosora bigaragaza ubunyangamugayo. Kuba Miss cyangwa umuntu uzwi cyane si intsinzi yonyine, ahubwo ni amahirwe yo gufasha abandi no gukorera sosiyete. Urubyiruko rugomba kwihangana, rukagendera ku mategeko no kwigira ku byiza aho kuguma ku makosa. Reka mushimire wo komeza kubana natwe, musaba gukora subscribe, share, comment kuri Tratibu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi. Nge nari ja Sitting Mind ha Rerimana.